mu Rwanda ntabwo twemerewe kurya imbwa, ntitwemerewe kurya amapusi, ntabwo twemerewe kurya abantu. Noneho umuntu we yiyemereye ko yamwishe akamunywa n'amaraso, akabivuga isi yose ikamwumva, akavuga ko yamunyweye amaraso. Ibi bintu, uyu muco, yewe ntekereza ko uyu ari we wese yarakwiye gukurikiranwa. Pasiteri Inzahuke buriya nitwe twamutwaye, nitwe twamutwaye, twabipanze, ndetse n'ubu bagiye kunywa amaraso ye nanjye narindi. Pasiteri Theogene twaje kumutwara. Niwe wabigizemo uruhare cyangwa niwe wari kuri misiyo? Twari turi misiyo twese nk'iki. Kuyatwara gute? Ku kintu by'umwijima kuyatwara nyine, kuyatwara ni ukuya cyane rwose. Ariko nawe wayanyweyeho? Ndetse waba uri muri misiyo ntumwe, ariko bari muri morgue cyangwa se barimo gushingura. Undi ari kuri YouTube atangiye kuvuga ngo Pastor Theogene ngo Inzahuke ngo yatwawe n'abadayimoni, ngo bamutanzemo igitambo. Vraiment imagine ibi bintu kuko birakwiriye. Abana icyambere ukomeretsa umugore, kabiri ukomeretsa abana, gatatu ukomeretsa abaturanyi. Mbese ni ibintu uri gukomeretsa n'itorero yavukagamo, yasengeragamo, uri gukomeretsa inshuti ze, uri kudukomeretsa, twe turi inshuti ze, uri kudukomeretsa. Iyo mbibona mba numva njye bimbabaje. Niyo mpamvu mfashe uyu mwanya. Umvise amakuru aturuka i Siyoni, umutima uraririmba kuko namenye ko imbohe zibohowe. Fata umwanzuro ugende iyo nzira y'agakiza. Amahoro n'amahirwe bize kubana nawe. Ndaguha ngo ukuboko k'Uwiteka kuze kukugota, kandi amasezerano y'Imana abane nawe umunsi ku munsi. Ndakwifuriza rero umugisha, amahirwe n'amahoro n'amasezerano by'Uwiteka Imana. Wowe utwumva uvuga Ikinyarwanda, wowe utwumva uvuga Ikirundi, turabavukanye. Wowe utwumva uvuga Ikinyamurenge, nawe uri inshuti zacu, turabavukanye. Wowe utwumva uvuga Igifumbira, nawe turagukunda cyane. Umugisha w'Imana uze kubana nawe, kandi amahoro y'Imana aze kukugira neza. Harya abatuye muri Tanzania bavuga Igicugora, bavuga Igikira, simbizi uko bacyita, ntago nabimenya. Ariko abavuga Igifumbira ni abatuye muri Uganda, abavuga Kinyamurenge ni abatuye muri Congo. Hanyuma abarundi bo ururimi rwacu usa nkaho ruhura, gusa ugatandukana akantu gato cyane, ariko byanga bikunda abo bantu bose uko mbavuze. Hanyuma abatuye muri Tanzania sinzi urundi rurimi rwo bavuga, ntago narumenya cyane. Muri za Karagwe hariya naye hose hirya no hino, ntago napfa kubimenya ururimi bavuga, ariko byanga bikunda nuko turi buze kumvikana. Umugisha w'Imana rero uze kubana namwe, turabakunda cyane. Nsuhuza umuntu wese ukunda ibiganiro byacu. Ndakwifuriza amahoro, umugisha n'amahirwe. Birashoboka ko nkunda kubivuga cyane, waba urwaye, birashoboka ko waba ufite ibibazo, birashoboka ko waba ufite intambara cyangwa se amakuba n'amage, ariko nkwibira ibanga nkubwire ngo Kristo Yesu ni umwami w'abami, Kristo Yesu ni umutabazi, Kristo Yesu aracyakiza, Kristo Yesu arabohora, kandi abereyeho kugira ngo adukorere igitangaza kuri twese. Amahoro y'Imana abane nawe, ndagukunda cyane. Nifuza ko abantu bahora mu munezero, nifuza ko abantu bahora bishimye, nubwo bidakunda kubera isi, nubwo bidakunda kubera intambara, kubera isi tubamo, kubera ibibazo byinshi duhura nabyo. Ariko kandi uko byagenda kose hari ikintu kinezeza ni kimwe. Bibiliya imvukuntu yavuze, Bibiliya yaravuze ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka adukiza muri byose. Uwiteka rero yiteguye gukiza muri byose. Uwiteka yiteguye gutabara ubuzima bwawe. Uwiteka yiteguye gutabara imibereho yawe. Uwiteka arega kabona umuntu yakena, ariko nabonye Imana ijya ikenura. Yaravuze ngo niyo ishira hasi igashira hejuru, kandi niyo ikura mu mukungugu hasi asuzuguritse ikicazanya n'ibikoma ngoma. Uwiteka rero abane nawe,
kandi umugisha w'Imana ukomeho iminsi yose. Ngarutse uyu munsi, hari ibintu bimaze iminsi biri kumbabaza cyane. Nabonye ikiganiro nakibonye kuri social media, kuri YouTube, kuri iyi mihanda genda nubwo myumva bavuga ngo kuri iyi mihanda n'imvugo nayo ntaramenya iyo bayikuye cyangwa se yariyo. Ahubwo uri ni nk'urubuga Imana yari yarashizeho kugira ngo abantu rimwe na rimwe baze bahahembukire, bahigira ijambo ry'Imana, cyangwa se abandi bahigira inyigisho zitandukanye zatuma ubuzima bubaho. Murashobora gutegura ikiganiro cyitwa iterambere. Ese ni gute abantu bakwiteza imbere? Ni gute se wahinga ngo ndakwibona nk'i Burayi, cyangwa se ngo ndakwibona nk'Abahinde, cyangwa se mu tundi tuntu bakora tugaragaza ukuntu umuntu yahinga ibirayi mu mufuka, ukuntu umuntu yahinga imboga mu kadeyi, cyangwa se mu ndobo. Ndabibona ibyo bintu, mbona kubona abagore beza barimo kwigisha guteka, abamama mukajya kubireba, natwe abagabo tukabireba ukuntu umuntu yateka inyama, ukuntu umuntu yateka inkoko. Ibyo tukabyiga. Nekeza ko urubuga cyangwa se iyi YouTube aricyo yakabaye itumarira gufasha sosiyete. Ese umuryango wabaho gute? Ese umuntu yakizwa ate? Ese agakiza ni iki? Ariko ikirimo kumbabaza nuko urimo kuhasanga kugira ngo umuntu ahakirire, ahubwo barimo kuhakomerekera. Ari ikintu cyatumye nanjye nibaza, nsanga umuntu atagize ubumuntu, umunyarwanda bwo bwaba bwarangiye. Hari ikintu cyitwa ubumuntu. Ubumuntu ni ikintu kiri muri rusange. Umuzungu yaba umuntu, umunyamerika yaba umuntu, umugande yaba umuntu, umurundi yaba umuntu, umukongomani yaba umuntu, umusouth Africa yaba umuntu, umuswede yaba umuntu. Ariko icyo ushatse kuvuga, ubwo bumuntu buramutse bubuze, n'ubunyarwanda bwabura. Ari ijambo rimwe ndi ukunda ryitwa ndi umunyarwanda. Ese uramutse ubuze ubumuntu wabura ndi umunyarwanda? Ni gute wabura ndi umunyarwanda? Ndi umunyarwanda ni umuco. Mu muco wa Kinyarwanda ari ikintu kimwe cyitwa kwiyubaha no kubaha umuntu. Birashoboka ko wakubaha papa wawe, wakubaha uwo muvukana cyangwa se mama wawe, wakubaha nyogokuru. Ariko icyo bita kubaha umuntu ni ukubaha umuntu uwo ari we wese. Kubaha umuntu rero, cyangwa se kubaha umuryango. Ariko muri iyi minsi ndimo nkabona kubaha umuryango nabyo byaracitse. Ese utubashye umuntu ku giti cye, uramutse utanyubashye, ntiwakubaha nibura umuryango wanjye cyangwa se mvukamo? Mbivugiye iki? Mbivugiye ko nabonye ikintu kirambabaza, nakita ko gisuzuguritse cyane, gisuzuguritse mu buryo bukomeye. Gisuzuguritse, nimba ivuga ngo gisuzuguritse, naje gukora ku rwanjye ruhande, natekereje nk'umuntu, natekereje nk'umunyarwanda, nsanga kirasuzuguritse. Ndabona iki kintu reka nyivuge, n'ejo bundi hatazajya undi muntu wenda wagikora, cyangwa se ibintu, uyu muco mubi tuwuce ucike, uyu muco uveho, uyu muco tuwurandure, uyu muco rwose ntabwo ukwiriye. Nabonye ikiganiro cya Pastor Theogene umuntu yakoze, avuga ngo Pastor Theogene, ngewe no kurivuga iri zina nakabaye ndyubaha, ariko reka ndikoreshe kuko byambabaje. Bwa mbere Pastor Theogene akimara kwitaba Imana, aho kugira ngo dufashe umuryango, cyangwa se kugira ngo abantu bafashe umuryango wa Pastor Theogene, bafashe umugore we, hajemo ikintu kimwe kimbabaza cyo kuza gushinyagurira umuryango. Ibaze, umuntu yabuze umuntu aracyari muri morgue. Ese avuye muri morgue, bagiye gushyingura mu gitondo, cyangwa se umuntu ari muri morgue, cyangwa se barimo gushyingura, undi ari kuri YouTube atangiye kuvuga ngo Pastor Theogene ngo inzahuke, ngo yatwawe n'abadayimoni, ngo bamutanzemo igitambo. Vraiment imagine ibi bintu kuko birakwiriye. Abana icyambere ukomeretsa umugore, kabiri ukomeretsa abana, gatatu ukomeretsa abaturanyi. Mbese ni ibintu
uri gukomeretsa n'itorero yavukagamo, yasengeragamo, uri gukomeretsa inshuti ze, uri kudukomeretsa. Twe turi inshuti ze, uri kudukomeretsa. Iyo mbibona mba numva njye bimbabaje. Niyo mpamvu mfashe uyu mwanya ngo mbivuge. Kandi reka mbabwire, na uwo ari we wese iyo amaze gupfa aravugwa. Uwo ari we wese iyo amaze gupfa aravugwa. Nawe wowe umuvuga, umunsi wapfuye nawe bazakuvuga, kuko ubwere bwawe ntabwo turabona. Ubwere bwawe wenda hari nuko utarapfa, cyangwa se ukiri kuri iyo mihanda muvuga ngo ni imihanda, ariko umunsi wapfuye nawe ntabwo bazi icyo bakuvuga. Hanyuma icyo kivuyeho ndacyumva kirambabaza, kirarya. Nabibonaga bimanuka nkumva birandiye mu mutima, numva ndababaye. Ntekereza ko Theogene hari abantu benshi yafashije, hari abantu benshi yagiriye neza. Abo ngabo iyo babyumva ubakomeretsa. Muri ba bana yareraga b'imfubyi cyangwa se bo mu mihanda, yakuye mu mihanda, nta n'umwe urafata niba ngo umutware, ahubwo uri kwirirwa uvuga Pastor Theogene. Bari abana rero yariraga amashuri, bari abana yagaburiraga, uri kubakomeretsa. Uri gukomeretsa umuryango we, uri gukomeretsa abana ba pasiteri, uri gukomeretsa umugore we, uri gukomeretsa inshuti. Icyo kivuyeho haba hadutse umuhanuzi, ahadutse umuhanuzi. Imagine umugore wa Pastor Theogene, umugabo naramara amezi 5 ashinguwe, naramara amezi 6, naramara umwaka. Umuntu ngo ngewe ngo turi inshuti, ngo mukuyemo ngo impeta, ngo ndi kumurambagiza. Ese reka mbabaza, utagiraho umuco wabura ubumuntu? Uku ni ugushinyagurira umuntu, uku ni ukubabaza umuntu bundi bushya. Niho gufata umuntu urwaye igisebe ukafata icyuma ukajoma muri cya gisebe. Ibi bintu ntabwo ari byiza. Mureke tube abanyamu, tugire ubumuntu, tube abanyarwanda, tube abantu, tugire indangagaciro ya kimuntu, tugire indangagaciro ya kimuntu. Ntabwo ndi buze gutinda muri iki kiganiro, ahubwo nakoze aka kantu kuko numvaga kambabaje cyane. Noneho ibyo bitararangira, nagiye kubona none mbona inkuru y'incamugongo iranyishe, iranyica. Naraye nasinziriye, naraye mbabaye, naraye nibaza abantu ukuntu bateye, nibaza ukuntu abantu babayeho. Byanyobeye. Umuntu arihandagaza ngo njyewe wishe Pastor Theogene, ngo twari muri misiyo imwe, ngo bari muri misiyo imwe, ngo kujya kumwica. Reka mbyemere data ko wamwishe, ngo nywa n'amaraso ye. Umuntu akigamba ngo yanyweye amaraso y'umuntu. Uri muri sosiyete, ni gute umuntu yigamba ko yanyweye amaraso y'umuntu ukamushyigera n'abantu? Jewe nta nubwo nagusuhuza. Unywa amaraso y'abantu, unywa amaraso y'umuntu, ukicara n'umuntu, uri muri misiyo yo kwica umuntu, ukaza ukabyigamba, ukigamba ko wishe umuntu. Ni igitangaza. Ni n'ubwa mbere mbibonye aho bigaragara ko umuntu yishe abantu bakamureka. Excuse me, mumbabarire. Sinzi icyo nabaye, mumbabarire, munyanganire. Hanyuma ni gute umbwira ko wishe umuntu bakakurebera? Genda kaza ko uyu muntu uvuga ko yishe Pastor Theogene akanywa n'amaraso ye, nk'uko Kazungu bamufashe akemera ko yariye abantu, akemera ko hari umuntu yariye. Icyo ubwacyo ni icyaha gikomeye. No kurya imbwa kirazira mu Rwanda. Kurya imbwa umuntu yabihanirwa. Umuntu urya imbwa akayibaga akayirya, birashoboka ko wayigaburira umuntu atabizi, ariko mu gihe wafashwe ufashe imbwa ukayibaga ukayirya baraguhana mu Rwanda. Ntabwo twemerewe kurya imbwa, ntabwo twemerewe kurya ipusi, n'inzoka ntabwo wayirya. Niba muri Kongo bazirya, muri Kongo bakarya abantu, muri Kongo bakarya ipusi, muri Kongo bakarya imbwa, mu Rwanda ntabwo twemerewe kurya imbwa, ntitwemerewe kurya amapusi, ntabwo twemerewe kurya abantu. Noneho umuntu we yiyemereye ko yamwishe, akamunywa n'amaraso, akabivuga, isi yose ikamwumva, akavuga ko yamweye amaraso. Ibi bintu, uyu muco, yewe ntekereza ko uyu ari we wese yarakwiye gukurikiranwa, aya mategeko akamuhana,
kuko uku ni ukubabaza umuryango, uku ni ukubabaza mama Pastor Theogene, ni ukubabaza abana ba papa Theogene, ba Pastor Theogene. Aba bana ba Pastor Theogene nibumva uyu muntu uvuga ko yishise, bakumva ko uyu muntu yanyweye amaraso ya papa we, uzi ko byatuma aba bana bagira ubugizi bwa nabi, rimwe na rimwe ugasanga byaviramo n'ikibazo gikomeye. Ese inshuti za Pastor Theogene, ese abavandimwe ba Pastor Theogene baramutse babonye uyu muntu byatuma bamugirira nabi? Reka mbabwire, uyu muco ni mubi, simbatumye ngo mumugire nabi, ahubwo nibyo ntekereza. Ntekereza ko ibi bintu byatuma habamo ibintu bikomeye. Umuntu yivugira ko yishe umuntu, umuntu yivugira ko yatumwe. Reka mubwire, nushaka kuba waratumwe na Satani, nushaka kuba waratumwe n'abadayimoni, nushaka uba waratumwe na Rusofero so, nushaka uba waratumwe na so Satani, nushaka uba waratumwe n'ukorera, ntabwo byari ngombwa ko uza kwigamba ko wishe Pastor Theogene ukamunywa amprise, noneho ukamunywa n'amaraso. Amaraso ibintu birakwiye kweli, ibintu birakwiye. Basi bigira ibanga niba byari nabyo, byari ngombwa kuza kubitugaragariza. None se ubundi nkubaza, birunguraho iki societe? Niki ngaho mbwira icyo byungura societe ni igiki? Usibye kuza kubabaza umuryango, usibye kuza kubabaza abana ba Pastor Theogene bari bamaze gusa nk'abibagirwa, ukongera ukaza ukabakomeretsa, ukaza ukongera ukabababaza, ukabatera agahinda, ukabatera intimba. Ubundi mureke mbabwire, hari ikintu cyitwa umubabaro, intimba n'agahinda. Ese ubundi habanza iki? Ari agahinda n'umubabaro habanza iki? Agahinda n'umubabaro habanza iki? Habanza umubabaro. Burya kenshi iyo umuntu amaze gupfa, iyo akiri muri morgue cyangwa se kumva inkuru ngo umuntu yapfuye, umuntu ahita agira agahinda. Agira agahinda ariko umubabaro uba utaraza. Hanyuma atagahinda iyo akagize arakagira, iyo umuntu akiri muri morgue baba bagifite agahinda. Hanyuma iyo bamuvanye muri morgue cyaje batangiye gusezera, aho ngaho baba bagifite umubabaro, agahinda nibwo gatangira kuza, agahinda gatangira kuza. Kandi umubabaro urya urangira vuba, ariko agahinda gatinda mu muntu, agahinda gatinda mu muntu. Icyo gihe rero cyagiye barimo gusezera mu rugo, niyo mpamvu uzajya kubona iyo umuntu yapfuye kenshi abantu ntabwo bahita barira, ashobora kurira gato, ariko iyo akiri muri morgue nubwo yamaramo ukwezi nta muntu baba barira, baba barya, baba bakina amakarita, baba birukanka bashakisha imva, bakashaka imyenda, baba bagenda. Ariko kenshi uzarebe iyo umuntu bamaze gutangira gusezera, hahita hitwa ikintu cyitwa agahinda. Uzasanga abantu bose baguze rinete, n'utazambara yambara rinete fime. Impamvu ni iyihe? Abadashaka amarira ye abantu bose bayabona, abatangiye kugira agahinda. Mu kujya gushingura abantu bararira bakaboroga, agahinda kakaba karaje. Aka gahinda iyo batashye mwumva ko byose nkaho birangiye, ariko agahinda baragakomezanya, gashobora gutwara n'imyaka 5. Agahinda gashobora gutinda mu muntu kakamuramo n'imyaka 10. Ibyo kuvuga ngo abantu bafite ibibazo byo mu mutwe akenshi biterwa n'agahinda. None rero umuntu yari afite umubabaro, agahinda wenda gatangiye kugenda gashira gace umuntu yiyakira. Ariko uyu munsi aho kugira ngo tuze kumuhumuriza, aho kuza kumusura ngo tumubwire ngo mama Paul, ahubwo turimo kuza tumutera agahinda, tumubwira ibintu. Mana yanjye ndagutereta mwatsi meta, ninjye watumye Theogene apfa, ninjye wamunyweye amaraso, ninjye wamwishe. Urambwira ko ibi bintu, uyu ni umuco nyarwanda kweli? Ibi ntabwo byari bikwiriye, ntabwo byari bikwiriye. Ibintu dukwiye, abantu bakwiye kwigaya. Yewe nubikora nubivuga akwiye guta kumenya ko yataye agaciro. Ibi bintu nta ndangagaciro umunyarwanda irimo, ibi bintu ntabwo nta umunyarwanda irimo. Ibi bintu biragayitse, mbivuze cyane mbabwira ngo ibi bintu biragayitse. Ntabwo wabona umuntu wapfuye ngo ujye kumwishima hejuru. Ibi ni ukwishima hejuru y'umuntu wapfuye, ni ukwishima hejuru y'umuntu witabye Imana, ni ukwishima hejuru y'umuryango wabuze uwabo. Ndibuka umunsi umwe, reka mbabwire impamvu mvuze aya magambo. Hari umumama yize gupfusha umwana, zari impanga,
sinibuze kuvuga uwo ari we, ariko byarabaye, narabirebaga n'amaso, njye nari mpari, ibyo niboneye n'amaso yanjye, njye nari mpari, narabibonye n'amaso yanjye. Umama apfusha umwana, akimara gupfusha umwana, ariko bakavuga ko nyirasenge w'uwo mwana ari we wamuroze, ariko ntabwo bari babizi. Barashyingura, ku mugoroba bamaze gushyingura, nyirasenge w'uwo mwana ahagarara mu muryango, kuko imiryango yararebanaga n'uwo mama we, abwira mama w'uwo mwana yicaye mu muryango yifashe mapfubi atya, agifite ka gahinda nakubwiraga navugaga, aramubwira ngo ariko ngwenda kugira ngo agahinda ngo kandi ngo inyama mwazishinguye ngo wagiye mukazikuramo ngo mukaziteka mukazirya ngo gahinda ngo gashira. Reka mubwire icyabayeho. Habayeho intambara irarota, yaje gukemurwa n'Imana yonyine, niyo yatabaye, abundi hagomba gupfa undi muntu uwo munota. Rero ibi bintu ni bibi, nta icyambere, nta muco urimo, nta ndangagaciro irimo, nta bumuntu burimo, ahubwo ni ubunyamaswa muntu, ni ubunyamaswa muntu. Ibi bintu abantu babikoraga babyihane. N'ubutaha nekeza ko ibintu bidakwiriye kuzongera kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo nari gusaba agiyeho ubuyobozi uyu munsi bugakurikirana uyu muntu ugenda wigamba ko yanyweye amaraso ya Pastor Theogene, agakurikiranwa nk'uwisha abantu bose, nuko umuntu wese yica umuntu kandi abigambiriye. Ubwo yavugiye ko yatumwe na se Satani, atumwa na shebuja, ahubwo niyo kipe bari kumwe akwiye kuyigaragaza, hanyuma abantu bagakurikiranwa nk'uko umuntu wese wisha umuntu kandi abigambiriye. Imana iduhana umugisha. Reka ndekera ngaho ikiganiro kuko nanjye numva mbabaye cyane, byatuma mvuga amagambo menshi. Gusa nihanganishe umuryango wa Pastor Theogene, nihanganishe Madamu Asia, nihanganishe abana ba Pastor Theogene, nihanganishe abapasiteri twese twakoranye na Pastor Theogene mu murimo w'Imana, twihanganishe ivugabutumwa twakoranye nawe, twihanganishe abantu bose abana yareraga yakuye mu muhanda, twihanganishe inshuti n'abavandimwe ba Pastor Theogene mu muryango yashatsemo, mu muryango avukamo, inshuti n'abavandimwe mwese ndabakomeje babwira ngo nimwihangane kubw'aya magambo murimo kumva, kandi umwuka w'Imana akomeze kubayobora. Imana iduhane umugisha. Amen.